dushyizeho hari ibintu ugomba kubanza gukora. Mbere byose banza ukore subscribe, ukande ku notification bar kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu uko tubishyizeho. Ni Intumwa Agakiza TV online, njyewe ndi Ndarisaba Paul Clement. Reka umukozi w'Imana tumuhereze ikaze azabageze ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima we. Ikaze umukozi w'Imana. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nkuko bisanzwe tuganira ijambo ry'Imana, ndi Evangeliste Sekazuba Jean Damascene, ubakunda kandi ubahoza ku mutima. Uyu ni umwanya mwiza tujye kuganira ijambo ry'Imana. Umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, reka tumaze dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, ufite ubutware n'ubushobozi, ufite imbaraga, urahambaye. Uyu ni wa mwanya tujye kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe rigiye kugera ku mitima y'abantu batandukanye mu mpande zitandukanye. Iri jambo ryawe ryubaka imitima y'ubwoko bwawe, kandi njyewe umugaragu wawe ugiye kuvuga ijambo ryawe, umanuka unyobore, unyambike imbaraga, ubutware bwawe n'imbabazi zawe biganze muri njye. Kandi data wa twese, ubwo iri jambo ryawe ryagira aho rituvana aho ritugeza, kandi ndasengera abantu bose bajya gutega amatwi iri jambo ryawe, ribubake kandi ribakomeze, ribashyigikire mu bihe nk'ibi. Urakoze kurabana nanjye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana ishimwe cyane. Ni umwanya mwiza tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana. Nkuko natangiye mbabwira, turangije gusenga kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ijambo ryubaka imitima isenyutse. Ijambo ry'Imana ni ijambo ryongera rikaduha imbaraga. Uyu mwanya rero nateguye ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Turasanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho ni icya mbere, turahera ku murongo wa 12. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere, turahera ku murongo wa 12. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye. 12. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yategereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarize. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsigirizwa, bufatanyije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njyewe imbere. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanirwe muri njye, uw'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera, bagahabwa ubugingo buhoraho. Umwami nyir'ibihe byose, udapfa kandi utaboneka, ari we Imana imwe yonyine ihimbazwe, kandi icyubahiro kibi cyayo iteka ryose, amen. Ni umwanya mwiza dusomye ijambo ry'Imana. Umugaragu w'Imana Pawulo abwira Timoteyo. Mwibuka neza ko uyu Pawulo yari umwe mu banyabwenge, yari umwe mu bantu bari bafite degitora mu bintu by'amategeko, yari umucamanza. Ariko atari yakira Yesu, mwumvise agera inyuma, igihe cya nyuma cyo kugira ngo ahure na Yesu, arangije yandikira Timoteyo, aramubwira tumva Timoteyo, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Pawulo yashatse kugaragaza ngo nubwo yari yarize, ariko atari yakira Yesu, yarinjije. Arongera abwira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo, narababariwe kuko ibyo byose nakoraga, ibyaha nakoraga, inzu byose nabikoraga ndinjije. Ariko ubu nkimara kwakira Yesu ndinjijuke, ngo ubuntu bw'Imana bumugeraho, ndetse ngo nasigirijwe n'urukundo rwa Yesu Kristo rumbonekera muri njye, ndetse muri njye mu bantu babashije kurwemera naje mu imbere. Haleluya. Naje mu imbere kuko nabashije kwakira Yesu. Naje mu imbere kimara kwakira Yesu, nahindutse injijuke kuko
mbakumbuje amasaha ngo Pawulo ashimirwa. Intego nyamukuru twasomye cyangwa umutwe w'amagambo uratubwira ngo Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye. Benshi dukunda gushimira Imana ari uko twabonye amafaranga menshi. Benshi dukunda gushimira Imana ari uko twubatse amazu meza. Benshi dukunda gushimira Imana ari uko twaguze amamodoka ahenze. Ariko Pawulo aha agaciro k'imbabazi Imana yamugiriye. Arangije aravuga ngo ndashimira Imana, ndashimira Kristo, ndashimira Imana imbabazi yangiriye. Ese uyu munsi wa none iyo wibutse ubuntu bw'Imana bukugeraho, iyo wibutse imbabazi z'Imana zikugeraho, ufata umwanya wo gushima uko imbabazi z'Imana zakugezaho. Imbabazi z'Imana ngo zimugerane ngo ntabwo ibi bintu nzabyihengekana, nta nubwo nzaguma, kuko nari ndi uwo gupfa, nari umunyabyaha, narenganyije itorero ry'Imana. Ariko igihe kirageze cyo kugira ngo nongere nshimire imbabazi za Yesu zangezeho. Akimara kubona izi mbabazi, hari icyo yabonye atarafite. Akimara kubona izi mbabazi, hari ubwiza bwamusanze atarafite. Akimara kubona izi mbabazi, hari uko abantu bamubonye batamubonaga. Aragira ngo ngeze ahantu ntari nzi ko nagera ku imbabazi z'Imana. Arangije ngo nkwiye gushimira imbabazi z'Imana. Kandi Pawulo n'umuhanga, ngira ngo baza amateka. Uyu Pawulo yari umufite dogitora mu bintu by'amategeko, yari umucamanza, ndetse n'abantu bakwica bakakwica. Ariko we ukuntu akimara guha agaciro amaraso ya Yesu, cyangwa akimara guha agaciro Yesu, arangije kwihana. Ubwo yari agiye kurimbura itorero ry'Imana ry'i Damasiko, akubitana na Yesu. Akimara gukubitana na Yesu, bivuga ngo doko kampani ukorera itandukanye n'indi. Yabonye aho yari ari, abona bitandukanye n'aho yageze. Aravuga ati mfashe umwanya ukomeye cyane mu buzima bwanje bwo gushimira Imana. Muri we nta rukundo yagiraga, ariko acyakira Yesu. Akimara kwihana, urukundo ruba rwinshi. Ndashaka kukubwira ngo uyu mwanya wa none nawe utekereze mu mutima wawe, hari byinshi ukwiriye gushimira Imana, ariko na za mbabazi z'Imana zakugezeho cya gihe urakwiriye kuzishimira iki? Imana. Imana ishimwe cyane. Ndashimira umurongo waho wa 16 niho batubwiye ngo maze urukundo rwa Yesu rusagirizwa muri nge, nongera kuba umuntu abantu badatinya, nongera kuba umuntu ukomeye, nongera kuba umuntu ugenda udafite ipfunwe. Haleluya! Nongera kuba umuntu udafite ubwoba, kuko nari namaze kumenya Yesu. Ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu gitabo cyayo igice cya 28 umurongo wa 28 uratubwira neza ngo maze bwira umuntu iti kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. None na Pawulo aravuze ngo nubwo nabanje kuba umutukanye n'urenganya ubwoko bw'Imana, ariko narababariwe, kuko ibyo nabikoraga mu bushishi. Bigaragaza ngo iyo utari wakira Kristo Yesu uburinjije. Waba ufite dogitora uri umunyabyaha urinjije, waba ufite masters uri umunyabyaha urinjije. Pawulo ashatse kugaragaza ko diplome akiri umunyabyaha yarinjije, ahubwo diplome ihambaye ni imbabazi z'Imana zamugezeho. Haleluya! Ni imbabazi z'Imana zagize zite zamugezeho. Reka twongere dusomere ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ndasoma igice cyaho cya 41 pera ku murongo wa 8, 41 umurongo wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Rikumva mfashijwe aya masaha, rikumva uzindi mbaraga zo kubabarirwa n'Imana. Tujya dushima duha agaciro n'imbabazi z'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi, umuhanuzi mukuru, umuhanuzi 17 witwa Yesaya, igice cya 41 ndahera ku murongo wa 8. Umurongo wa 8 uvuga ngo iki? Ariko weho Isirayeli mugaragu wanjye Yakobo, natoranije urubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Weho nahamagaye kagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, kakubwira nti uri umugaragu wanjye. Naragutoranije sinaguciye, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza
kuko ngewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye, maze nkubwire nti witinya ndagutabaye. Amen. Ndashaka kuvuga ko iri jambo ry'Imana naryo dusanze muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ni igihe Abisirayeli bari bageze mu kaga gakomeye, ndetse n'uyu Yakobo nawe ubwo abiheba kubwo ibibazo yari yahuye nabyo, atangira kumva ko ubuzima bwe bwarangiye, atangira kumva ko ibyo byarangiye, ariko yirengagiza ko hari Imana yabaye inshuti na sekuru witwaga Aburahamu. Imana ngo yitegereza Yakobo iramubwira ngo niki kiguteye ubwoba, niki kiguteye kwiheba. Haleluya! Niki gitumye uva mu mwanya? Ndi Imana yawe, ndamanutse mwana wanjye, urubyaro rwa Aburahamu, inshuti yanjye natoranije. Haleluya! Iyo Imana yibutse igihe kimwe kiragera ikamanuka ikibuka iminwa yawe, mwana wa Aburahamu, inshuti yanjye, humura ndamanutse. Nubwo byari bikomeye, nubwo byari bigeze mu kaga, ariko ndamanutse nje kugutabara. Uyu munsi wa none urafite amahirwe, ugifite iri jambo, ugikurikirana ubutumwa bw'ibyari biguteye ubwoba, ibyari bikubabaje, Imana imanutse ije kugutabara. Oh, haleluya! Iramubwira ngo umva Isirayeli, Yakobo, urubyaro rwa Aburahamu, inshuti yanjye, ndi kumwe nawe, ndamanutse. Iramubwira ngo umva ibikurakariye byose, ibikurwanyije byose, ibyo byose nzabikoze isoni bimware. Kandi iramubwira ngo nzagufata ukuboko kw'iburyo, nzakuraniza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye, nzagufata ukuboko kw'iburyo, nzagendana nawe. Abari bazi ngo ibyawe birangiye, nongeye kugarura ubuzima kuri wewe. Abari bazi ngo ibyawe bivuye, akaga kakugezeho, nongeye kugarura ubuzima kuri wewe, nongeye kugutabara. Ndagutabara kuko ni Imana yawe. Nzakuraniza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye, nzagendana nawe ndetse n'ahataringaniye. Mwana wanje, aho nzaharinganiza. Oh, haleluya! Aho naho nzaharinganiza. Ndagutabaye ndetse mukizanije n'Abisirayeli bose. Ndagutabaye Yakobo, ndagutabaye Yakobo, ndagutabaye. Imana iramubwira ngo dore ibyo ubona byakuvanye mu mwanya, ibyo ubona byakurakariye, ibyo ubona biguciye intege, ndi Imana yawe. Hari igihe tugira mu ibibazo bikaduca intege, ariko nubwo biduca intege, Imana yacu ntiba yatwibagiwe. Ibibazo birasa, Imana ikabireka bikabanza bikidedenda, indwara zikakugeraho, Imana ikayihorera, ndetse abakuvuga bakakuvuga, abakwiyongeza bakakuvuga, ibyago bikakumanukira, nawe ukabona isi kubanye ntoya. Nubwo iyo si kubanye ntoya, ariko ijuru riba rikureba. Maze igihe kimwe cyagera, abantu bazi ngo noneho urabyuka ibyago byarangiye, inama ya joke y'ijuru ikabyuka iteranye ku buzima bwawe. Iyateranye kuri Yakobo iraje iteranye ku byawe, iyateranye kuri Isirayeli Yakobo ikamurengera. Nawe uyu munsi wa none ukimara kumva ubutumwa uvuge ngo ntatabawe n'Imana. Hereza Imana icyubahiro, ucyumva ubutumwa uvuge ngo uyu munsi yayindi yatabaye Yakobo, nanjye imanutse kuntabara. Reka dusome umurongo wa 12 wumva ukuntu Imana yamubwiye. Mu murongo wa 12 uravuga ngo Yesu we Roma 12 haravuga 12 haratubwira ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Umva 13, kuko njye Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo. Nzagufata ukuboko kw'iburyo kubwira nti witinya ndagutabaye. Uyu mwanya wa none vuga ngo wabibazo we ntabwo bamukinteye, ntabawe n'Uwiteka. Bwira ibyo bibazo, bwira ayo magana, ucyumvira ijambo. Waba uri muri Afurika, waba uri Burayi, waba uri muri Amerika, waba uri Asiya, waba uri Aziyaniya, ukimara kumva ubutumwa vuga ngo wabibazo ntabwo ukinteye ubwo uyu munsi ndatabaye. Waba uri hehe mu mpande z'isi turimo, ucyumva ubutumwa bukikugeraho, nubwo waraye udasinziriye, nubwo akaga kakurenze, nubwo n'abantu babimenye ko ibyawe byarangiye, babwira ngo nubwo abantu babimenye, ariko ijuru hari icyo rimanukanye, rimanutse rije kumpumuriza. Vuga ngo windere ubwoba wabibazo we, ubabwire ngo ndatabaye. Imana irangije ngo witinya. No mu munsi wa none vuga ngo ntabwo gitinye, kuko mu ruhande rwanjye hari Imana. Mw'Abanyarwanda mwe mwumvira ijambo ry'Imana, nubwo ibibazo bibaye byinshi, nubwo ibyorezo bibaye byinshi, bwira ibyo byorezo bigira ngo ntabwo gitinye, kuko mu ijuru mfite Imana. Reka tujye gusenga. Ndumva nshaka gusenga, ariko ndashaka gusengana nawe. Ndashaka kugira ngo mbwire ngo
uvuga ngo ntabwo gitinye ndi kumwe n'Imana. Ukimara kuvuga ngo ntabwo gitinye ndi kumwe n'Imana, wiyagure mu mutima wawe uhita ugira kwizera ucyumva ubutumwa. Dusenga n'Imana, nitumara gusenga urabumbura amaso yawe ijuru ryakugezeho. Mana mu izina rya Yesu, uri Mana y'amahoro, urafite ubutware n'ubushobozi. Ijambo ryawe riratubwira ngo ntidutinye kuko Uwiteka uri mu ruhande rwacu. Ubwoko bwagumvishije ijambo benshi barafite amaganya kuba gutinya ibibagerageza ni byinshi, ariko aka kanya kano uravuze ngo uramanutse kandi uturamije ukuboko kwawe kw'iburyo. Urakoze rero, urakoze kubanye nanjye, urakoze. Ndasengera abantu bose, ndasengera abari muri Afurika, ndasengera abantu bari muri Amerika, abantu bose batinye Mana ukubarengere. Ndasengera abari muri Aziya, ndasengera abari muri Sweden, ndasengera abari muri Canada, abo bose ntibakweretse abafite ibibagoye bacumva bakibona iki kibirizo kw'ibicano bavuga ngo dutabawe n'Imana. Urakoze kumanutse, urakoze kubarengeye. Aka kanya kanone imitima itari humurijwe irayihumurije. Abari bazi icyo gufata ntibakira icyo gufata, abari bazi icyerekezo ntibagira icyerekezo. Urakoze ko ijambo ryawe ritubwiye ngo ntidutinyura dutabaye. Urakoze kubikoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Asante.